Murakaza neza kuri STV Rwanda, urubuga rwawe rw'ikoranabuhanga n'ubumenyi. Analyzing, ubundi technical analyzing ni iki? Ikora ite? Akamaro kayo ni akahe ku ba trader, yaba muri forex trading, OKX ndetse na Binance? Ubundi technical analyzing mu buryo bwo gukoresha mu bucuruzi bwa cryptocurrency igufasha kugura no kugurisha mu buryo bwihuse kandi butagoranye. Akamaro kayo ni uko igufasha kunguka igihe cyose nta kubura n'iyo utari kuri interinete. Ibi kandi technical analyzing mwibutsa yuko kwinjira muri Binance, OKX ndetse na forex trading utazi buno buryo byaba ari ukwibeshya cyane, kuko ushobora guhomba ukaba wabireka burundu, ukaba watakaza amafaranga yawe yose muri trading. Ni byiza yuko rero ukoresha uburyo bwa technical analyzing, dore ko ari nayo nkingi ya mwamba muri trading. Ikindi kandi byaroroshye cyane muri trading, habonetse n'izindi mbuga nyinshi na website, coin market and call. Iyi nayo akaba ari imwe mu zigufasha igihe utazi kwanariza kandi ushaka gukora buno bucuruzi. Akamaro kayo ni uko ikwereka crypto ziri kuzamuka cyangwa se zigiye kuzamuka, ukaba wayifashisha igihe ugiye gukora ubucuruzi cyangwa se ugiye kwinjira mu isoko. Tugiye kurebera hano hamwe uburyo runo rubuga rwa coin market call rukora n'uburyo rushobora kugufasha, kandi turebere hamwe niba koko ari byo. Muhawe ikaze, njye mugiye kubana, nitwa Gasigwa Kiza Emmanuel. Bikubwiye kwinjira kuri runo rubuga rwa Binance utazi gukoresha technical analyzing byaba ari ukwibeshya cyane, ariko tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye ushobora kwifashisha igihe ukora buno bucuruzi ariko utanariza cyane, bikaba byaguta mu bihombo bikomeye cyane. Hano turaza hano kuri Binance tukwereke uburyo bwa mbere bwo muri Binance ushobora kwifashisha ukaba wamenya crypto ziri kuzamuka cyane. Hano twavuga nk'aha ngaha kuri Igne. Ahangaha uri kubona ko crypto, hano bahita bakwereka crypto ziri kuzamuka cyane. Izi zose ni crypto ziri kuzamuka cyane, ukabona iyi ngiyi iri kuri 36%, iri kuri 115%. Ubona ko izi ziri kuzamuka cyane. Hano ushobora guhita winjira mu isoko, ariko izi ngizi cyane cyane ku muntu uzi kwanariza niwe ugomba kwifashisha buno buryo bwo muri Binance. Ariko twebwe tugiye kurebera hamwe website ushobora kwifashisha igihe utazi kwanariza, ukaba wakirinda ibihombo bikomeye cyane. Nk'uko nabikubwiye, kuba utazi kwanariza ni amakosa akomeye cyane kwinjira muri rino soko rya Binance, kuko bishobora kuguteza igihombo gikomeye cyane ukaba warivaho burundu. Mwibutsa yuko ibi ngibi ntago bikinwa n'urusimbi, hazamo kwanariza, gutekereza cyane ukabona kwinjira mu isoko rya Binance ndetse n'andi masoko nka OKX ndetse na Binance. Reka turebere hamwe website ushobora kwifashisha. Turaza hano muri Chrome cyangwa se Google Chrome, niturangiza dukirikeho tujye mu isoko dushakemo, twandikemo coin market call, coin market, coin market, coin market call, hanyuma tuyikirikeho. Nitumire kuyikirikaho barahita batugeza ku rubuga rwa coin market call, dukirikeho. Nitumara gukirikaho barahita batugeza kuri ino dashboard. Ino dashboard hano hambere baratwereka amatariki
noneho twebwe kubera ko ushaka coin zizazamuka mu minsi iri imbere, ushobora guhitamo itariki. Hano bari kutwereka today, tomorrow, next 7 day cyangwa se next Saturday, ni ukuvuga ngo ejo cyangwa se nyuma y'iminsi 7 cyangwa se nyuma y'iminsi 30, ushobora guhitamo ukareba coin zizaba ziri kuzamuka muri iyo minsi. Ariko twebwe reka turebemo, ubwo twebwe tugiye kuba duhitamo iyo uyu munsi dushobora kwifashisha, turahitamo today turebe coin iri kuzamuka today. Hama nk'uko twahisemo today, hano ari kutwereka coin nyinshi, harimo kutwereka Toma Market, bakatwereka Shadow Token n'izindi nyinshi cyane. Iyi ngiyi bakatwereka ko iri ku kigero cya 92%, bivuze yuko igiye kuzamuka. Iyi bakatwereka 100%, bivuga yuko yizewe ku kigero cy'100% yuko iri buzamuke. Ni byiza yuko rero buno buryo ubukoresha buzagufasha cyane kandi buzagufasha cyane, ndabyizeye neza cyane. Buno buryo burakora kandi buririyo, bworohereza umuntu utazi kwanariza, birafasha cyane. Iyi website tuzayigarukaho ubutaha kuko ikuyemo byinshi kandi byiza bifasha umuntu wari wese ukoresha Binance, yaba usanzwe uyikoresha, yaba ari successful ndetse n'umuntu mushyashya. Bose ino website irimo ibintu byinshi bishobora kuba byagufasha kuba wasobanukirwa neza crypto ziri kuzamuka, ndetse kandi ikaguha n'amakuru ya crypto n'ikibazo gihari, kandi ikakwerekana crypto zishobora kuguha inyungu. Ikindi iyi ngiyi icyiza cyayo urayisetingamo alarm, noneho ikakwereka ku buryo izagisona igihe ibonye hari coin igiye kuzamuka cyane, igahita iguha sinyari cyane. Rwose ni ibintu byiza cyane, ibintu byose biba byarorohejwe. Ndakeka ahangaha hari ibyo dusobanukiwe neza. Noneho tugiye guhitamo coin imwe hano, tugende turebe hariya, turebe ko koko se ibi bintu niba bikora. Kaduhitemo today nk'uko twabihisemo. Today twebwe turaza hano wandikemo coining paste ni nejo hashize. Noneho twebwe tugiyemo hano, niturangiza duhitemo today. Yego, sorry gatoya, muri hangana gatoya, network zibanze zigira okay. Ndabona isoko ryacu rigarutse. Noneho reka turebe iziri gutrendinga today. Tugiye kureba iyi ngiyi yanditseho Toma, iri ku kigero cya 88%, turebe uko ihagaze muri Binance. Reka turaza muri Binance yacu, wenda tujyemo hano muri future turebe. Ushobora kuyikoresha muri stock market, exchange, forex trading ndetse na Binance na OKX. Noneho reka turebemo hano, twandikemo Toma. Hano ntayirimo, ariko impamvu itarimo reka turebere hamwe. Hano twahisemo soft itarimo, reka duhitemo Binance. Nitumara guhitamo Binance, tuze hano turebe coin ziri muri, turebe iyi ngiyi yanditseho Ordo. Iyi ngiyi yanditseho
yanditseho Aldo. Tujye muri future trading turebe yanditseho Aldo. Okay. Okay, iyi ngiyi yanditseho Aldo, ngiyi hano USDT. Niturangiza tuyikirikeho tugende turebe uko bihagaze. Guys, murabona ko ibintu birakora cyane, murabona ko nk'uko hari ababitubwiyeho nako hano itangiye kuzamuka. Ahangaha aka kanya ushobora guhita winjira mu isoko cyangwa se ukaba utegerejeho gato cyane. Rwose ibi bintu birakora cyane cyane kandi birizewe. Niba rero bino bintu ubona ubikunze kandi ukabona byagufasha, nyamuneka ibuka gusharinga ino video ku undi muntu wese ubona uyikeneye, kandi wibuke gukanda subscribe ndetse na comment kugira ngo tubane muri video zitaha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.